bamukuruye hejuru cyane wo bita Byiringiro Ragere yamuhanitse kuko Nezimi nawe yakuye muri rushoti rukomeye cyane rwatewe na William Togwi bajya kuruhuka ari ubusa kubusa. So mu kugaruka mu gice cya kabiri cy'umukino nta mpinduka zahise ziba ko kanya. William Togwi yatsinze igitego cyiza cyane cyo kwibenura kimwe Evan, igitego cy'umwataka pe rutayizamu. Yari kunomba mbona kunangana nkavuga nti nabishobora ko buri yari karaze. William ameze neza. William Togwi ameze neza. Rutayizamu uceceka muri match ntushobora kumubona cyane, ariko iyo akoze ibikorwa ariko akora n'amarenka plays meza. Nge navuga ko ikibazo cya rutayizamu kuri niveau y'i Kigali sindamenya neza kuri niveau kuri scène internationale wenda uko azabigenza, ariko hano Kigali amaze kudukonvenka. Ikintu cya mbere nabonye namukundiye link up plays ntabwo ari umuntu ucenga cyane, ariko agarukamo hagati uzabirebe cyane, akabanza gufasha abagenzi be byibura muri build up. Akora kuri passe nkeya cyangwa kuri ballon nkeya akayishyira ku gituza akayipasa, akiruka ku ruhande akayifunga akayipasa ruboneka akabona kwiruka ajya muri box. Ashobora kuza muri build up agakora izo passe ebyiri yisubirana muri box, ariko icyo kintu cyo kubanza kwidetasha abadefenseri, kwitaza abadefenseri agasa n'ujemo hagati akabakurura akabadraginga asa n'ubabwira nko gupulinga strings, ni nko gukura nk'abadefenseri bavana inyuma ubinjiza hagati mu kibuga kugira ngo udestabilize icyo bita position mazabo cyangwa se uko bahagarara. Ni ibintu rero akora cyane tactically biba ari byiza kumwataka, kutaba nyine ahantu hamwe bagukontrola bakureba. Icya kabiri ndi gukunda William Togwi ni umusore ufite ikintu cyitwa kugira sens de but. Urebye n'ibitego atsinda vraiment bari ibitego byiza. Wanze ufata cya gitego yatsinze AS Kigali, yafashe umupira akacenga abadefenseri babiri arimo nangire Ferrimer kura shot riremereye muri plafond muri demi finale. Gitego nabyo kiza kabisa muri plafond kabisa. Wareba icyejo kwa kundi nabwo twabivugaga ba yabanje kwigira inyuma, yaranje abanza kwigira inyuma bakinana gatoya na William Togwi yaraje yigira inyuma akinana na Dauda Yusuf. Dauda adekara umupira ujyana kwa Kagege. Kagege kubera ko Christian yamaze kuzamuka wa polisi baramucitse, umupira wohereza kwa Kiwanuka acenga asa n'ugiye kurenza umupira ariko yegereza cyane. William Togwi yaba yaje gusabira kuri penalty, none arakabenura nako kundi bari bigiye kukurengana ariko wegereza arakabenura yarakasa nuko agarura muri penalty. Togwi rero baroni nkaho yagiye kwa kundi bayi gupasa ariko ukabona igihe nk'inyuma yawe. Niko rero gusimbuka sobekeranya amaguru mu kirere, icyo bita overhead bicycle kick, bararaye kubita kabisa atareba mu izamu. Bamwe hari abajya kwita garincha ariko garincha sikuriya zira ni overhead bicycle kick. Mupira mwiza cyane utari hejuru bikabije, ni nka semi bicycle kick, ntabwo ari hejuru mu kirere cyane. Ariko uburyo ukubitanye imbaraga kandi ukubita wubika mu nguni, kandi nyina ukubita hatabayemo yihuta nyine hatabayemo gutindiganya gushidikanya. Iyo reflex y'umubiri birakwereka ko ari umusore very athletic ufite umubiri mwiza uri souple wihuta cyane, nacyo cyaryoheye abantu. Igitego kiza vraiment, igitego kiza cyane. Akandi kantu kuri Togwi, Togwi ashobora kutaba mwiza cyane technically bino twavugaga byo gucenga, ariko Togwi ikintu namukundiye kandi Togwi ni umuntu badafite umupira arakora. Togwi ara pressing ntago ari umuntu uhagarara. Ewana Sambaro kabisa turavaye Sambaro arumva cyane abafasha abagenzi be mu kugira ngo ikipe yongere isubiza umupira. Nakunze imikinire bakina neza cyane, babona igitego hari nko ku ari mu minota ya 60 y'umukino. Ikipe ya Police Football Club nta byinshi yahinduye cyane, wabonaga ko umutoza Ben Musa yapanze uburyo bw'imikinire bugamije cyane cyane nyine kudefanda no gufatanya hagati y'aba wings ziwe zisabaga cyane ko zigomba kuza gufatanya n'abadefenseri cyane cyane mu gihe cyane kuri Christian kuri gatatu ariko Christian agira gukuna kazamuka cyane hariya Christian kazamuka cyane niyo basabaga nyine kuza gusohora imipira cyane cyane Lage ntiyagarukaga kumufasha ubundi nko mu gice cya mbere cyane ntiyagarukaga. Lage nagara umuntu n'ubundi wakwiringira ko yaza kugufasha, weshakira agapira gasukuye keza cyane ukamuhe. So ikipe ya APR Football Club itarakora impinduka, ikipe ya Police yabonye uburyo bwiza cyane bwari buturutse hagati mu kibuga, bagenda bubaka umukinnyi bitaga kwa ya Leonard na Ani Elijah, batera umupira mu izamu harimo Kafuyaje. Sekigan umuzamu Mari yakuyemo umupira, Sekigan yari yaje gukora couverture basa nkaho bawushwanira,
Gakwaya Leonard wari uri aho ngaho muri iyo kafuyaje abaraba profise kuko umupira Sekigana yananiwe uburyo ari bukuremo ko yarebaga mu izamu umuzamu Mario nawe yawusunitse so uwo bita Gakwaya Leonard umupira ahita batanga awutereka mu rushundura habayemo ka miscommunication urabona ko kundi batera umupira abenda abantu batarebye match ora batera umupira usa nuva muri kona gardien araryamye agiye kumfata ariko hari n'umudefenseur wagize igitekerezo cyo kutera ngo urenze none kwa kunda batambitse ikirenge na gardien yateze ibiganza ni nka ibiganza bya gardien aho gufata baro yafashe ikirenge cy'umudefenseur none wo bituma dakomeza baro urumva ni nkaho umudefenseur akwinjijemo ikirenge cye muri gazawe noneho aho kugira ngo ukomeze baro asa n'uyigukuyeho ubwo rero kongera kubyuka ngo wongere ufate iyo baro aho niho Gakwaya Leonard yari ahita mwiza yasunitse ni nko muri santimetero neza ari imbere y'izamu ahita asunika mu ahita bagitego kimwe kuri kimwe ni nka gift yo bakomereka neza baro gardien ahita bimenduka umutoza wa APR wavuga ko yakoze impinduka atinze ayinjizamo Watra yinjizamo Mamadou Si ntibyagira icyo bihindura ikipe ya Police iravuga ati tugeze mu gihe cya penalty kubera ko itegeko noneho ryo riri clear muri Heroes Cup mu bindi batakoze neza ariko ryo riri clear bo no kuvuga ngo penalty ni direct na extra time so icyo bakoze rero ikipe ya Police umutoza Jabiri yegera Ben Musa aramubwira ati ariko umuzamu Rukundo Nezime ntagazi gupangura penalty kandi mfite patience niyo ngira reka bari ninjizamo aramubwira ati muzana niyo ngira patience yasimbuye habura umunota umwe mu mukino urangire yinjira mu kibuga bari bamwize ko ari umukinnyi ugomba gupangurura so ibi penalty za APR ntabwo zagiye hanze niyo ngira patience yarazipangura yakuyemo 3 mu giki ibe penalty ebyiri za polisi barase wo bita Zidane mwe yikubise kuri poto na Okoriye kese na barayo umenye ubu ngubiri nka Kacira bose yawutaye mu migina iyo polisi itsindwa kuri penalty ari kwicwa n'agahinda bwa mbere Zidane ayitera ipoto ara Trezeguet 2006 yayitsinda bari gutwara igikombe nanone APR irongera iraza irahusha William Togo oya apana William Togo ni ntoza ushije ni Dauda imwe yakubise ku maguru ya patience ya Dauda ni ya mbere Dauda yarasi ya mbere ahubwo iyo ngiyo ni yari gutsindwa nande na Zidane Dauda bisifu yarasi ya mbere urumva Zidane amaze kuyirata Dauda isayirata reka mubwire Dauda yarase penalty ya mbere yari agateke kwigora hano ndazivire ko sikurikire n'abanyamugarwa yarabyanditse penalty ya mbere yatowe na APR Ron Karayitsinda yego Ane Elijah arayitsinda kuri Police Kagege atsindiye kabiri ya APR ragatsindiye kabiri ya Police nijyana Kirema atsindiye gatatu ya APR Nzotanga atsindiye gatatu ya Police Dauda arata iya kane ya APR nibyo ufite ukuri na Christian Itazara yego noneho Mamadou Si araza atsinda Christian arayitsinda Dauda yarasi ya kane kuri APR Christian arayitsinda kuri Police aho nibo twategereje Zidane Police yari ifite penalty enye yatsinze isigaje yanyuma Mamadou Si yatsindiye gatanu ya APR Zidane agomba gutsinda ya gatanu ya Police ngo atware igikombe arayihuta none bajya kuri sasa ya gahunda imwe William Togimeri arayihusha ibyo yavugaga nibyo abarayipangura Exxon nawe arahita yihusha ubwo urumva Police yari ibonye uburyo bubiri bwose bwo gutsinda kuri penalty igenda ibutera inyuma Claude atsindiye APR Kirongoza atsindiye Police Yunus atsindiye APR Sima atsindiye Police Sekiganda ushe APR Chimeza aravuga ati ibintu ntabwo byarangira nuko igikombe cyo kiratashye uwo bita ngira ngo ikintu cyo kuganira apart ya penalty ugiye kukiganira se wahise uwo bita Ekorigen mu minota mike namubonye wamunenze namukunze ntabwo yakinnye na penalty yitwa Okoriye Kesson Umunya Nigeria yakinnye iminota mike ariko yakinnye neza cyane